ngarukanye ubutumwa nabonye marayika afite umweyo arimo akubura igihugu cyose. Marayika avugana nanjye arambwira ngo uri kwitegereza uri kureba. Ndavuga ngo ndimo ndareba. Marayika arambwira ngo dore fashe umukubuzo ndakubura mu mitima y'abarundi. Fashe rakrete ndakoropa. Fashe rakrete ndimo ndasunika. Marayika arambwira ngo ingunzu zifite imyobo, ibiguruka bifite ibyari, ngo ariko umwana w'umuntu sifite aho kurambika umusaya. Iri jambo naribonye, marayika arinyandikiye ko uko ndivuze, marayika ari kuryandika uko ndivuze. Arambwira ngo ibiguruka bifite ibyare, ingunzu zifite imyobo zitahamo, ariko umwana w'umuntu nabuze aho kurambika umusaya. Ngira ngo basomye Bibiliya aya magambo cyangwa se iri jambo murarizi cyangwa mwararisomye cyangwa murarisomerwa. Marayika arambwira ngo hari indirimbo z'uburozi agiye gukura mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'abaziririmba n'abazihimba n'abazihanga z'uburozi. Hari indirimbo zigiye kuva mu gihugu cy'u Burundi, hari indirimbo efase bari buderetinga, kandi nimara kuzideretinga mutazongera kumva mu matwi yanyu, mu ijwi no mu ijambo, mwumva indirimbo zitwa ngo inkoni irarara. Buriya ni uburozi bucanishamo abantu, ngo inkoni irarara. Marayika yambwiye ngo harimo amagambo yaciyemo igihugu kubiri, hari indirimbo zaciyemo igihugu kubiri. Muri iki kiganiro ngira ngo mbaho ubutumwa bw'umweyo, mbaho ubutumwa bw'umukubuzo, rakrete n'itorosho, byose bigiye kugirira deliverance ubutaka, umuntu, ibimera, buri kimwe cyose. Mukabona noneho igihugu Imana yavuze mu biganza byanyu kirimo amata n'ubuki. Wowe ndakwifuriza kuzaragwa kunywa kuri aya mata Uwiteka agiye kubaha, mukayakama, kandi inka y'Uwiteka ntiteka jamais jamais. Inka Imana ishizeho yitwa Burundi ngo ikamwe, ntabwo muzakama iberi ngo nimurikama mujye kubona mubona iratetse nkuko mwisi bigenda. Oya, muzakama abana banywe, ababyeyi banywe, abize banywe, abatarize banywe, intara zose zinywe, koko ari iberi Uwiteka haye Burundi ngo bonke kandi yarese. Haleluya, amina, haleluya, amina. Pikeshezerererebo, pikakadarerebo. Haleluya. Ushobora byose papa, ndagushimiye uri hejuru y'ibintu byose. Uri igiti cy'inganzamarumbu isambu itarumbura, umugabo udatetereza bakwisunga, ntawe uhwanye nawe. Iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Haleluya. Nagira ngo nkubwire ko mu Burundi imigambwe ntayo. Marayika aramwe ngo nta migambwe akeneye mu gihugu cy'u Burundi. Imigambwe cyangwa se amashyaka mu ndimi z'abanyamahanga. Marayika avugana nanjye arambwira ngo nta migambwe izahaba. Arongera avugana nanjye arambwira ngo nindangurure sintinye ntangaze ko buno nta ntara mu byubakwa marayika yaramanutse, mu by'uburinyi marayika aramanuka, mu by'indongozi marayika aramanuka. Ibisata byose kurya muzi abaminisitiri babihagarariye, abacenguza amateka n'abashinga amateka babihagarariye, uko niko kuri. Hari na marayika wamanutse muri ibyo bisata byose, ubu birahagarariwe n'abasimbura ndetse n'ingoma nshya. Ijuru ry'imitsi ingoma nshya. Noneho tubivuge hombohomboka cyangwa cya mukongomani. Urakara udutuke maze biveho, urakara utubwire nabi koko duhanuye. Harimo abantu ubuhanuzi burya mu matwi, harimo n'abantu badakunda Burundi, bifuza ko Burundi ngo bwahora buri hasi, bwahora buri mu bihano. Ibihano Amerika yafatiye Burundi ndetse n'Uburayi. Ndabizi ko iminara yanyu ibintu tuvuga mubishyira mu byumve. Uburundi muzabusaba mu bupfukamire, mwebwe mwese mwafatiye mbarigwe Abarundi. Bitebe bitebuke
bitinde ntibizahera, ariko ntibinatinze abantu biyenza bafatiye imyanzuro yo guhana no gukandamiza, abantu bagambanira Uburundi, abantu bishisha inyuma y'Uburundi. Mwebwe muzaseba, Imana izabakubita inkweto mu mutwe nk'Abedomo, ibirato zabibatimura mu mutwe. Mwebwe mwirirwa mukwiragiza amoko n'indirimbo zicanishamo abantu, mwebwe mutumye Uwiteka azana umweyo. Nkwifurije kwihana wowe uri kunyumva, nkwifurije kuva mu byo wibwira no mu byo urimo ukareka gukiranirwa imbere mu maso y'Imana. Imana irareba. Nkwifurije ko wahagarika iyi ngendo mbi, iyi ngeso mbi, ugahagarara mu mwanya n'akanya Uwiteka gushakamo. Bitabaye ibyo uzakogwa n'isoni, bitabaye ibyo uzifuza kumwambaza utakimubona, kandi uzamushaka atakiri bugufi bwawe. Uwiteka dutabare. Marayika arambwira ngo muzabona ubuki, buno ubuki, ikiro cy'ubuki kirazimbye, ariko ubuki buzagera ku muntu wese. Waburisha umugati, waburisha ikijumbu, waburisha umwumbati, ariko marayika yambwiye ngo Uburundi azabuha umugisha butemba amata n'ubuki, muryama amahoro mubyuka yana. Uko niko kuri, kandi ukuri kurama guca mu ziko ntigushye. Ntabwo ari jye wabyanditse. Hari indirimbo zigomba kurangira, kandi izi ndirimbo ni abantu b'abasendidede muri CNDD-FDD bazihimba mu nyungu zabo. Ntabwo bazihimba bagamije urukundo rw'Imana, bazihimba bagamije kubabaza imitima y'abantu b'Imana. Niba waririmba indirimbo y'igihugu icanishamo abarundi kabiri, ako kanwa kawe gafite ikibazo, n'uburozi uri kugabura. Niba wazana amagambo n'ubu mbivuga aha kuri kamera, nta muntu wo muri CNDD-FDD nanze nkanje, ahubwo umwuka w'Imana ntiyemera ko igihugu gicikamo ibice bibiri. Ni mubo abarundi mube umwe. Uko niko kuri, muragira idarapo rimwe ritarimo amadarapo menshi, niko umwuka wera yabigenye yanabitegetse. Mugira indirimbo imwe y'igihugu cyose, mugire amahera amwe y'igihugu cyose, mugire perezida umwe w'igihugu cyose, mugire ubwoko bumwe bwitwa Umurundi. Ntihaze rero ngo Abatutsi bavuge ngo yashyigikiye Abatutsi, ntihaze Abahutu bavuge ngo yashyigikiye Abahutu. Njyewe nta moko Yesu yigeze ambwira, yigeze antuma. Harimo umwe wanyandikiye ngo ndimo ndashyigikiriye ingoma, ngo n'ubu bwoko ntabyo mvugiye hano, ariko oya, ntabwo ndi umuhanuzi w'umwana, ntabwo ndi umuntu uhanurira indamu. Nzi ubugingo icyo ari cyo nkenera gukira no gutera imbere. Ntabwo urwego ndiho aho nyuze, aho mvuye, aho ngeze, ntabwo ndi umuntu wo guhanura ngo mumpe inyama n'ibwami menyekane. Naba nka Daniel nkemera ibiharage n'amaminwa yabyo, ariko nkaguma mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ubu butumwa nzanye, izi ndirimbo Yesu aje kudiretinga, aya magambo Yesu aje kudiretinga, efase akabisiba, akabisipirima, byose bikava mu mitima yanyu no mu mitwe yanyu. Haleluya, haleluya. Ngira ngo mu ijambo rimwe n'irindi munyemerere mu mwanya nk'uyu n'akanya nk'aka tubanze twubaha Imana ije gukora iyi mirimo, tuyisenge kuri kamera, kandi tuyubahe, tuyiririmbe, kuko icyubahiro ni icyayo ku bazaba muri iyi ngoma n'abazayituzwamo n'abazayi, kuko harimo n'abazabirebesha amaso ntibabigeremo. Kuko ntabwo urukundo ruri muri aba bantu bamwe na bamwe bitwa izina. Ubundi mu Burundi ko mudasimbukana idarapo ry'igihugu, ndaje senge ngo mukwiragira amabarabara yose n'igihugu cyose mufite idarapo ry'igihugu, muririmba igihugu cy'u Burundi. Ko mutarafata biriya bitenge ngo mushushanyeho
idarapo ry'u Burundi biriya muba mwambaye n'imipira nariya mabuye, kandi nta mukeba wundi mufite Imana yarabahaye igihugu mugitwaye nk'abasendidede. Ni ukuvuga rero igihugu ubwo ni icy'abadede, utari umudede igihugu si iki. Ubwo utari mu mugambwe nta gihugu arimo, nta n'igihugu afite. Noneho uri mu mugambwe niwe ufite igihugu. Doke rero urumva biri ibumoso birahengamye. Ubundi ntabwo sendidede FDD niba koko itatubeshya Imana ari nimero ya mbere, Mwuka w'Imana akaba ari we wayishyizeho akanayigenga akanayiyobora nk'uko bo babihamya muri disikuru zabo, ntabwo hakabaye habaho sendidede FDD ngo habeho n'Uburundi bw'abarundi. Urumva hari Uburundi bw'abarundi hakaba na sendidede FDD y'abadede. Noneho rero hakaba n'amabanga yo mu badede ari nayo ayoboye igihugu, hakaba n'abarundi bose batazi iyo riva niyo rirengera nk'uko mu kiganiro gishize nabivuze. Nyemera rero dusenga n'Imana, nurangiza ukurikira ubutumwa bwiza Mwuka w'Imana yampaye ku gihugu cy'u Burundi. Nababwiye ko harimo Tanzania, harimo Kenya, harimo Uburundi, harimo u Rwanda. Ngira ngo Imana yampaye amakuru y'abaperezida bayoboye ibi bihugu, nka Alpha na Omega, ndetse n'abaturage babyo, ndetse n'amateka yabyo, ahahise n'ahazaza habyo. Buno rero Umwuka w'Imana ahuha nk'umuyaga, jewe amaso y'Umwuka wera muri jye ari kureba i Burundi, ari kureba i Burundi. Niyo mpamvu mu biganiro nka bitatu biri imbere ubutumwa nibuba burangiye nta n'umuntu uzongera kunyumvana, nzaba ndi kubwiriza, nzaba ndi kwigisha, nzaba ndi gusenga, nzaba ndi guhanura mu bundi buryo. Ariko igihugu cy'u Burundi ubwo tuzongera kubonana no guhura, hari ubundi butumwa yenda Uwiteka yabampaye atanabumpaye. Kandi ntihagire uvuga ngo ese ngo Imana iri gutuma njye. Yesu atuma n'abarundi, ntabwo atuma abanyarwanda gusa. Kandi no mu Burundi barabizi ntabwo byamenwe n'abanyarwanda gusa, abasenga barabizi. Niba udasenga wimbwira ngo kuba udasenga ni ngombwa kutanabimenya. Reka rero dusenge, twizere, twiragiza Imana uyu mwanya turimo n'ibivugwa byose n'ibikorwa byose. Hama marayika usohoza ijambo Imana ivuze ariherekeshe umwuka n'umuriro, azabishyire mu bikorwa. Ndagushimiye Mwami Yesu, ndagushimiye Data wa twese, ndagushimiye Mwuka w'Imana. Uri Alpha, uri Omega, uri itangiriro ukaba ni herezo. Tipoke shezere dededebo zomene ya zopaya urave biba yukameni kuwa. Mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera, ndagushimiye ko nta kizabaho utatwibiye akabanga. Haleluya. Ndagushimiye ngo batabizi birabacanga ndetse bakatwita abasazi, ngo ariko mu izina rya Yesu Kristo bakatwitiranya koko dusangira ibishimo, abandi bakatwitiranya koko babigira kenshi baturusha n'ubutunzi. Mu izina rya Yesu Kristo ubwo uzahagarara mu gihugu cy'u Burundi unesheje, icyubahiro ni cyawe iteka ryose. Abarundi bumva iyi nkuru n'abakunda Burundi kuva bubayeho kuzageza burangiye, kandi bakabyizera, uzabahe kurya no kunywa kuri iyi ngoma, uzabahe kuyambara no kuyikenyera, uzabahe kubifiringa, uzabahe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Bikeshezererebo, haleluya. Uzabahe kumva kanovera k'ubutaka wabahaye, uzabahe gukama iyi nka idateka, uzabahe kunywa aya mazi adatera indwara, uzabahe kumva igihugu kitarimo ibyaha umunezero, nabo uzabahe kugubwa neza nk'abaturage mu izina Yesu Kristo batuye mu bihugu nk'Ubusuwisi ndetse n'ibindi bihugu biteye imbere mu mutekano n'iterambere. Yesu Kristo Mwana w'Imana, bikeshezererebo, uzaduhe mu izina Yesu Kristo izi nganda abantu bere kujya gukura ibintu i Burayi babifatire bugufi mu Burundi. Uzaduhe abantu bere kuzahura n'ibibazo berekeza ku mugabane wa Amerika cyangwa mu bihugu binini nk'Uburusiya bashakishayo ubuzima ndetse n'ibikoresho, ahubwo Uburundi bukize
bwifite bwihagije bugasagurira amahanga, butohereza hanze amavoka n'imbuto n'utuntu nk'utwo gusa. Oya, hanze be prete bohereza imodoka, inganda, amakotineri yinjira ndasohoka, amabarabara mu kirere no mu butaka, gari ya moshi. Ibi bintu Umwami Imana yacu Nyiringabo, ndagushimiye iyo uvuze ijambo rikurikirana ibihe n'ibihe kandi ukarisohoza. Risohore mu mitima y'abagutegereje n'abakwizeye, abantu wahaye irihishurirwa n'iriyereko, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Bategereje bihangana, bibabera uko babyizeye n'uko babyumvise n'uko babyemera. Icyubahiro ni icyawe Mwami. Abatizera nabo mu izina rya Yesu Kristo, amaso y'imbabazi n'ukuboko kwawe kwera kw'imbabazi kubabeho, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Haleluya, haleluya. Muririmbyi yaravuze ngo urahumiwe kiranka, urahumiwe kiranka, urahumiwe kiranka. Hari abantu badakunda Uburundi, ahubwo banyunyuza, bimereye nk'abantu bavuga bati nimwiyubakeho ibi n'ibi ibi n'ibi ibi n'ibi, ariko Uwiteka azaturitsa urutambi. Urutambi ni ikintu batega mu rutare, urutare rungana n'umusozi rugaturikira rimwe. Umuntu uzasigara ahagaze nanjye nzamureba, uzasigara afite ijambo ryo kuvuga natwe tuzamureba. Ntabwo ari njye ubihanuye gusa, n'abapfumu ari abapfumu. Harimo abapfumu bazi ko Uburundi buzatera imbere. Abarozi, harimo abarozi bazi ko Uburundi buzatera imbere bukagera iyo bugomba kugera. Aha rero ngira ngo iririre n'urubyaro rwawe. Harimo ari kuvuga ngo Evariste Ndayishimiye ngo uramwanga, ngo ntumukunda, ntushyigikiye ingoma. Yesu yaravuze ngo mwiririre n'urubyaro rwanyu. Evariste Ndayishimiye ayoboye manda zirenze imwe. Uyu muperezida yarariye, yaranyoye amafaranga afite, nubwo uyu munsi atakongera kuyobora. Ikibazo afite ni iki? Ninjye mukene, ninjye mworo kuri Ndayishimiye. Ndayishimiye afite byose, baramwubashye kuva ku musirikare muto kugeza ku mukuru, kuva ku Inyamiramabi ya mbere kugeza ku ya nyuma, kuva kuri reverendi kuri yo w'imbonera kure nkuru kugeza ku ntoya, kuva ku mukenyerarugamba wa mbere kugeza ku mukuru, baramwubashye. Ikibazo gifite wowe. Rero ntabwo mpamya ko nawe ubwe yumva iby'Imana, avugana n'Imana, yemera Imana. Niba yemera, hari imbunda tuzanye kumukuraho. Niba ari iby'Imana si ijambo mvuze. Ijambo niba rifite ubushobozi kurusha ibisirikare byose byamurwanyije, ubwo ikibazo ni njyewe Marite. Niba we ijambo twarivuga rigakora ibitangaza, ubwo ikibazo nitwe tuvuze cyangwa ninye n'ijambo. Tegereza wihanganye, uraje ubone ikiganza n'ukuboko kw'Imana. Uburundi bufite impunzi nyinshi, zose zizataha, kandi nta mpunzi izarara ku gasozi, kandi igihugu ntikizuzura, kandi ntawe uzaburara. Oya, je mureke rambwe ngo mu Burundi ubuzima Imana Data wa twese n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera mugiye guhabwa, nta Murundi uzaburara, nta ngwara zizaba zirundanyije nk'izubu. Abantu bari kwidoga no kwiganyira ngo bari kugera kwa muganga bakamusinyira imiti ntayibone, ahubwo ikagurishwa n'abandi cyangwa igahabwa abandi. Nagira ngo nkumenyeshe ko ikirere cyanyu Imana igiye kugihumanura, n'ubutaka n'inyanja n'imigezi n'ibiyaya, uzajya ukora no ku cyatsi ukira. Ibyo rero ntabwo ari njye wabihanuye, jewe mpanuye nahanurira n'abandi bose, kuko isi tugize umugisha yagira iterambere. Ntihabe banyarucari, ntihaba boro kuri urwo rwego barwaye amavunja n'inda. Nk'ibyo bimariye iki jewe? Mungu asifiwe. Ngira ngo rero nkubwire wowe udukurikiye, Mareke yambwiye ngo hari indirimbo zinyanyagira igihugu cyose baririmba n'ingoma, bambaye amakoma, amashara, bahambiriye ku miduga n'amakinga n'amapikipiki, bameze nk'abasazi.
ibyo bintu byose Imana igiye kudiretinga. Umwanda iyo ubaye munini ntabwo ibintu bikora neza. Buno rero igihugu ko kitari guhumeka kubera umwanda w'uburozi w'amagambo no mu ndirimbo, marayika aje kudiretinga efase ku buryo ibintu byose biraba bishya. Akaba wa mwanditsi w'umuhamya wa Yehova uvuze ngo mwisi Uburundi bushya. Ngira ngo uyu ni umugisha mugiye kwakira basenze, aho utaziri gudepoza, nta kudepoza kuzahaba, ahubwo icyo uzakora cyose kizakubera umugisha. Ngira ngo hano harimo abantu rero babiririmba kugira ngo bajye, abandi bakabiririmba kugira ngo banywe izo ndirimbo zose Imana yavuze igiye gusiba, abandi bakabiririmba kugira ngo baramuka, abandi birirwe, bamwe bakanicisha Abatutsi, abandi bakicisha Abahutu kubera ingoma, abandi bakirukanwa mu kazi kubera ingoma, abandi bagashyirwa mu kazi kubera ingoma. Ibyo bintu byose bidafite urutonde. Hari umuntu watondetse iyo misozi, hari umuntu watondetse amazi, hari uwatondetse ikirere, hari uwatondetse ibimera, atondeka ibinyabuzima. Uwo ni buje gutondeka ibintu akabiringaniza akabigira neza mu gihugu cy'u Burundi. Kandi ubu tuvugana dore igihugu marayika yambwiye nzakurikizaho. Uyu munsi abazakurikira Imbabazi TV 3 kuwa mbere bitarenze kuwa kabiri uzumva ubutumwa bw'igihugu cya Kenya nagaciyemo ubwo ndabitangaje, utazagira ngo ni Burundi gusa. Nge nahawe ubutumwa mu karere k'ibiyaga bigari. Kandi igihe nabaga South Africa, igihe nabaye i Bujumbura imyaka igera mu 8, ariko nkorera hose sengera igihugu cy'u Burundi nkuko marayika yari yambwiye ngo ninjye gusengera u Burundi. Buno niho Imana impaye iyi message, urantunga. Nge nataye mama papa ntawe ngira, ntabavandimwe, n'igihugu njya kuba mu gihugu kitari icyanjye, ntegetswe amanywa na nijoro kugisengera. Niyiriza ubusa umunsi urenze umwe ntegetswe kugisengera. Nta ntambara yabaye, intambara irarangira. Iyabaye ni imvo za politike z'abashakaga kudeta n'abangaga kudeta. Ibyo ntago nigeze mbyivangamo. Buhanuzi nahanuye narabubabwiye bwarasohoye, abo nasengeye barakize. Ndetse nafungiwe mu mpimba yo kumusaga, Imana irafasha mvamo. Uyu munsi wa none rero ubutumwa nzanye nuko Yesu ariho anzaniye ubutumwa bw'igihugu nabayemo ngisengera, kuko nahabaye senga mbwira data ngo ubarinde intambara. Kandi shitani yari yamaze gusabiriza igihugu cyose. Nibyo koko yarabaye, hari n'abapfuye turabihanganishije, hari ababuze ababo turabihanganishije. Nanjye ubwanjye hano bankubise urusasu mpagaze hafi y'igiti cy'amamesa ikigazi, urusoro rutobora ishati. Kumwe umuntu yambara ishati rurayitobora rurayitwika, n'igipesu biragurukana kunda. Buno fiteho inkovu ariko sinagira icyomba, ndashimira Imana. Uyu munsi niho Yesu anzaniye ubutumwa bw'igihugu nabayemo ngisengera. Rero abumva bafite ishyari ryica ubuze ubwenge, umujinya ukica umupfapfa. Wihangana upfe, sinjye ukwishe. Ntiwambonye iwawe, nturi no kuhambona. Kandi genda umuhanuzi, aho twahurira hose, no mu modoka no mu muhanda, aho twahurira hose, nubwo twaba turi gushyingura, nubwo twaba turi mu rusengero, umwuka w'Imana manzeho kuguhanurira. Nimbwira ibyiza amena, nimbwira n'ibibi amena. Ntabwo ari wowe ungenga, sinawe unyobora. Gupfa aho ngereye aha nizeye ko n'ubundi icyo shigaje no gupfa. Icyo shigaje nariye neza, nambara neza, ndyama heza, mba heza. Icyo shigaje no gupfa. Ngiye iwacu mw'ijuru muze mwisigara
gusingiza umucunguzi muze mwisigara abagezeyo baragwiriye baranezerwa umwana w'intama abandi bari mu nzira muze mwisigara abagezeyo baragwiriye baranezerwa umwana w'intama abandi bari mu nzira muze mwisigara hazaba umucyo mw'ijuru muze mwisigara muve mu mwijima mubi muze mwisigara hari ikamba Yesu azatwambika tuzanezerwa n'abakijijwe ibyiza tubisangire muze mwisigara hari ikamba Yesu azatwambika tuzanezerwa n'abakijijwe ibyiza tubisangire muze mwisigara nushaka ko tujyanayo ihane wiringira gukizwa ubu ihane kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ugutururuhuke ngo tuzabane mw'ijuru ihane kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ugutururuhuke ngo tuzabane mw'ijuru ihane kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ugutururuhuke ngo tuzabane mw'ijuru ihane haleluya 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 ya nimunyemerere twongere tuyage tuganire nabonye marayika umwami Imana nkunda kubivuga ugasanga harimo abantu bo ubwabo batabyumva nabonye marayika umwami Imana mu Burundi azanye umweyo arimo akubura mbona marayika umwami Yesu umwami Imana mwuka wera azanye umweyo s'il vous plaît ntihagire umuntu uvuga ngo ibyo ndi kuvuga numvise abambwira ngo viyuzi numva abambwira ngo nimvo za politike ngo nuko u Rwanda rudahuza n'u Burundi iyaba ndi umunyarwanda udakunda u Burundi nakaruhanuriye ibyago ndi umunyarwanda udakunda u Burundi mbaye ari njye uhanura nagahanura ibyago cyangwa ngahanura amahoro yo mu munyarwanda ukunda inyungu z'umubiri nararokiriswe ngo mbe pasitoro muri Roshi mwaka 2014 ndetse na 6 ndapropose kuko hari ibyo nari nahanuriye nyakubahwa umuhisi Pierre Nkurunziza perezida wahoze atwaye u Burundi uyu munsi wa none muri Amerika ubutumwa bwagezeyo mu Burayi bugerayo icyo shigaje no gupfa rero nta umenya umunsi n'isaha kandi nubundi ntabwo navuga ngo we wanyica Imana itanyishe ntiwanambona itakungabije ubwo rero uraruhira ubusa ngira ngo rero worohe tuvuga ubutumwa bwiza ushyira agapira hasi utera agatebe sinange uri kuvuga jenyine nubona navuze ibyo udashaka sura abandi jya handi nkubona ubyishimiye kandi subscribe uzajya ukurikirana ubutumwa bwiza iminsi yose Imana izaboma
amen. Ngira ngo rero ngushimire wowe n'ubundi ubana natwe udahwema, ndetse n'imboga isi kutwandikira, ndetse unadusangiza ibitekerezo n'amakuru menshi Imana iba yaguhaye nawe aho uherereye. Mwese kude chapeau, aheza tuzahurire mu bwami bw'Imana nyuma y'izi ntambara n'ibi bibazo byose, tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Uwiteka bampere umugisha. Ngira ngo ngarutse rero mu butumwa bwiza, iki gihugu ntabwo ari igihugu kinini cyane, ariko ni igihugu cyiza cyane mu buryo bw'umwuka uko nkibona. Mu busanzwe ni igihugu cyiza cyane. Mungu asifiwe. Haleluya. Mwarize murabisonzanye, mufite imyaka irenze 100 mutekereza, ntimwateye imbere, ntaho mutaragera, mu ntara zose mwarahageze, ntacyo mutarabona, ntacyo mutabonye, imigezi yose murayizi, ntacyo bibamariye. Ubuzima murimo ni ubwo gusaba inkunga n'ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose, ariko nimurebe Uwiteka nadimbamo rimwe gusa. Ntabwo muzongera kumva ngo bamunize bamuziza amahera, pikipiki, ikinga kiba ikibazo, ingo ziba ikibazo. Muzi ingo zizaba ziri mu Burundi, wagize ngo hari igipfusi n'umugeri bizaba biri hagati y'abagore n'abagabo muri iki gihugu cy'u Burundi, barwana bakubitana bashwana? Jamais. Uburundi buzagira ingo nziza, buzagira ubuzima bwiza, koko umesa imitima, umwanitsi wanika umwambaro muzima, amaze igihe abanyuza mu bugaragwa ahingura. Nkwifurije kuba muri iyi ngoma, nkwifurije kuzaba kuri iyi ngoma, no kubana no kugendana n'Uwiteka Nyiringabo Imana. Turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, uri igiti cy'inganzamarumbu isambu itarumba. Ntabejya ahubwo izina rye rihabwa icyubahiro. Sinjye uvuze ahubwo ni wowe uvuze, ntacyo nkoze ahubwo wowe urakoze. Ukwizeye u Rwanda uruha iterambere, Burundi ubuha iterambere, Ubugande, East Africa, Afrika, akarere k'ibiyaga bigari. Ndagushimiye rero ko wowe nta mupaka ugira, ineza yawe imurikire ukwizeye no kwiringiye, kandi nyuma y'ibi byose bimaze gusohora uzaduha ubugingo buhoraho iteka ryose. Tubisabye mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Mugire umunsi mwiza. Ciao ciao, weekend nziza. Bye God, shalom.